nabati ibi nukujijisha ariko bidateye kabiri u Rwanda rwanze agasuzuguro Rwanda rwanze yego mwanditse n'ubundi turabaza yego urumva turi ku mwaka w'19 u Rwanda rwanze ko uw'110 ugera yego u Rwanda rushaka ko imyaka 110 itazigera igera ababirigi bakigaraguza gati u Rwanda bihembera ya genocide bishyikire FDLR ukaza muri poste ukavuga ngo twabwiye kenshi leta ya Kongo kitagomba gufatanya na FDLR ngo kandi ngo ça doit arrêter immédiatement kuri poste ya Twitter ariko pratiquement urohereza abasirikare gufatanya na leta ya Kinshasa kandi leta ya Kinshasa ifatanya na FDLR so mu yandi magambo rero ufite iki uburyaryo kereza ko iki cyemezo cyafashwe kuko bamaze kubona uruhande rwa leta y'ububirigi kurenza ibyo yakivugishwa muri poste nk'iyi ngiyi ya Maxime Prévost nagiye mbona hari abandi bavuga bati ibingibi nukuyobya uburari Theo ibingibi rero byakagaragaje iki ko benshi nabonye bati iri ni isomo kabisa u Rwanda ruhaye ububirigi urumva cya kintu cyo kwiyumva yuko ari ibihugu bikomeye ko bitavugwa kibyabo ntawe bikoraho kiri kugenda kirangira tukemera ko duha icyicaro ababirigi mu bihugu byacu ariko umuturage bafata ababirigi buretse wumve ejo bundi Tshisekedi yakiriye umwami w'ababirigi yabasuye uzimana yikomeye yarabazaniye iryinyo rya Rumumba retse kutuzanira amahano reka ni ibingibi n'uyu murage ni Rwanda rero rufashe icyemezo benshi nabonye banashima bagishimye ariko ngewe nagaye ikintu kimwe Isi ikoranabuhanga iri gutera imbere ku muvuduko udasanzwe. Ese ubucuruzi bwawe buri kugendana n'igihe? Mu gihe abakiriya bari kujya hari udushya no gukemura ibibazo mu buryo bwihuse bakorana n'ibisa neza, waba uri gusigara inyuma cyane utaramenya igisubizo cya Vartok. Vartok ni company itanga serivisi z'ikoranabuhanga zirimo gukora website zigezweho, system za management zikomeye, graphic design na videography bibereye ijisho kandi bijyanye n'igihe. Batanga kandi amahugurwa ku bigo n'amashyirahamwe mu gukoresha AI, ubwenge bw'ubukorano, bikazamura umusaruro ku kigero cya 40% kandi bikagufasha gukomeza kuba kwisonga muri competition. Ibyo byose babikora ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0791 50 16 68 cyangwa ukatwandikira kuri email info@valtok.rw. Wadusanga kandi no kuri website yacu valtok.rw. Gukorana business na Valtok ni ukujyana n'isi y'ikoranabuhanga by'umwihariko muri iki gihe cya artificial intelligence. Bakunzi bacu turagarutse ku ngingo zigiye zitandukanye nkuko tusoza tubabwira ko ari akagaruka n'ubu rero turagarutse ngo dukomeze tuganire ariko dukomeza twibuka ku 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 twibuka twiyubaka Theo abantu ariko n'ugeranwa n'agahinda nabonye hari sembore wenda ndakanabibwa n'abanyarwanda batari kwivuga rumwe ku mbuga nkoranyambaga ejo ona mu bintu by'imyidagaduro n'imikino ntabwo byameye mu cyunamo ariko nanone ntabwo ibintu uko byahoze ni munsi ko ugiye kureba buriya tugiye kumara imyaka myinshi teme yo kwibuka idahinduka ari twibuke twiyubaka no kubera iki kwibuka yego ibyabaye tugomba kubizirikana ariko kwiyubaka nanone ni process igomba gukomeza kandi kwiyubaka bivuga kugoma no kwiyubaka no mu bitekerezo ukanakomera unakomeza abandi kandi n'ukomeza nawe agakomera mugakomeza mukadeba ibyiterambere imikino ntago yemewe n'imyidagaduro ntiyemewe ariko kubikora mu buryo butarimo kwidagadura yego bishobora gukorwa ntabwo bashobora kwerekana imipira mu kabari ntabwo ushobora gutumira abantu bari mu rugo ngo murebe imipira mujye mu gucelebrate ari mu gihe cyo kwibuka ariko ushobora kunaga akajisho kuri live score ukadeba ngo match ni yagenze gute umukuru w'igihugu nawe yayirebye niba ko mu mwaka ushize bwo yarebye umupira wa Arsenal sinibuka n'indi kipe bwo yaburebye i London mu Bwongereza hari mu bihe byo kwibuka umwaka ushize ajya kuri stade kureba umupira noneho iri joro akabona resultat za Arsenal ikipe ifite ikivuze ikipe ubwayo muri ibihe byo kwibuka yavuze ngo twifatanyije n'abanyarwanda mu gihe bibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi ariko iyo support nk'ikipe yambaye Visit Rwanda yatsinze ikipe ya Real Madrid ibitego 3-0 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero avuga ati here Gunners we go big victory and game always had faith congrats so
bifite ikintu bivuze. Ibintu byose ni process. Ni process. Nundi muntu waba yateye akajisha akamenya ko umukino warangiye nta kosa yakoze. Ugomba kuzirikana yuko iyo uri gupfobya genocide iyo uri kuyihakana ubumeze nk'imbeba iri gukora pompage ku kamasho. Twakomeje. Yego Theo, ndashaka ko tuganira ku munsi w'ejo nibwo twavuze ku Bubiligi. Uravuga kuri ya magambo ya Maxime? Yego, ya Maxime Prévost turayavugaho ndetse benshi ubona bati ibi nukujijisha ariko bidateye kabiri u Rwanda rwanze agasuzuguro. U Rwanda rwanze. Yego, mwanditse n'ubundi turabazi. Yego. Urumva turi ku mwaka w'1909. U Rwanda rwanze ko uw'110 ugera. Yego. U Rwanda rushaka ko imyaka 110 itazigera igera Ababiligi bakigaragaza gati u Rwanda. Ubundi buri hari ubukoroni bushyashya, neocolonialisme ijyanye na influence. Niba tugira centre culturelle y'igihugu runaka mu gihugu cyacu, twebwe tugira centre culturelle y'Abanyarwanda mu cyo gihugu. Niba tutayigira rero bari gushaka kugira ngo batwe influence. Abantu baba mu Bubiligi mumbwire nshaka kuba njye uko wenda ntahaba ntabizi neza. Mumenyere hari ahantu haba hari école rwandaise i Bruxelles cyangwa mu yindi migi y'Ububiligi. Ariko igisubizo ndabizi ko ari oya. Mbere na mbere undi tugira école belge mu Rwanda. Expansion y'Ababiligi ni icyo Ababiligi batwigisha ku buryo banazana programme y'Ababiligi kaza kuba iwacu mu Rwanda. The answer is nothing. Nta na kimwe. Dukwiye kugira ibyo twakiga nk'Abanyarwanda so rero Ministeri y'Uburezi mu Rwanda, Ministeri y'Education yandikiye Ububiligi, bamenyesha ishuri ry'Ababiligi École Belge, barababwira batari ko buriya uko biri kose ntabwo tugikeneye kugira École Belge ngo tuyigire mu Rwanda kandi mwebwe tutakibakeneye. Twaracanye umubano. Babamenyesha ishuri ry'Ababiligi nta kibazo ryahaguma. Ariko guhera mu kwezi kwa 9 année scolaire ubwo n'umwaka utaha. Ego oya uyu mwaka no mwaka uyu mwaka mu kwezi kwa 9 uyu mwaka umwaka w'amashuri uzaba utangiye. Kutangira mu kwa 9 of course. Yes. Nyine undi mwaka mushya w'amashuri. Ubwo nukwanga guhemukira abana baba bari kwiga muri bakurikije curriculum nteganyanyigisho. Curriculum mu bwinshi bikaba curricula. So abantu bari ku nteganyanyigisho y'Ababiligi umwaka barawusoza. Nimugera mu kwa 9 muzahitemo ibintu bibiri. Murafunga cyangwa se mujye mushake. Ntago bababurije ngo mufate integanyanyigisho wenda iri national. Oya, mwana fata Cambridge cyangwa izindi ziri mpuzamahanga. Ariko iyo Ababiligi mutoke nibyanyu. Kuki byakozwe? Ku munsi Maxime yavuze ari amagambo. Nuko mu byukuri amagambo nkuko twabigaragarije abantu mu kiganiro arimo kujijisha, ariko u Rwanda ntabwo ari urwo kujijisha uyu munsi ngo rubwire yuko urugarukiye uri ku ruhande rw'Abanyarwanda. Ntabwo babewe icyo bakoze mu bihe byatambutse. Ntabwo ntekereza ko uyu munsi Ububiligi hari icyo bwaza kubeshya u Rwanda. So rero nubundi nkuko nabikubwiye Maxime yanditse ibintu byiza ariko yabyanditse mburagihe. Buriya birashoboka ko umuntu ashaka kukurya rya Sandrine, ariko ari umuntu akurya nawe yashyizemo ubwenge bukeya. Iyo bikora utarabanza gusabira u Rwanda ibihano, ubundi bihano wasabiraga u Rwanda reka tunaturebe ngo ubundi waruzizaga iki. None turebe tuvuge ngo wenda koko waba utekereza mu nzira y'ukuri uruziza yuko rufite ingabo muri Kongo, uruziza ko ari rwo rukikiye mu Ventura, bivuga ngo ntago wemera nubwo ubeshya muri poste yawe Maxime, ntago wemera yuko muri Kongo hari FDLR imenasa umutekano w'u Rwanda, ntago wemera yuko bariya bari kurwana bikomoka kuri ya genocide yakorewe Abatutsi, abayikoze bagiye muri Kongo bakica Abatutsi b'Abanyekongo bagahungira mu Rwanda n'ahandi bakaba bari gushaka gusubira iwabo. Yego, uramutse ubyemera uko biri koko bimateka ukari
ntago wajya gushyigikira Kongo ngo ujye no gusabira u Rwanda ibihano so twarabivuze ejo ko ari ukwatsa umuriro ujunditse amazi urimo uragica ku ruhande ugakora ibikorwa birwanya u Rwanda bihembera ya jenoside bishyikire FDLR ukaza muri poste ukavuga ngo twabwiye kenshi leta ya Kongo kitagomba gufatanya na FDLR ngo kandi ngo ça doit arrêter immédiatement kuri poste ya Twitter ariko pratiquement urohereza abasirikare gufatanya na leta ya Kinshasa kandi leta ya Kinshasa ifatanya na FDLR so mu yandi magambo rero ufite iki uburyarya ntabwo rero buryarya bushobora gukora Sandrine ntabwo byakunda rero Theo nicyo kintu rero nabonye benshi bati u Rwanda ntirukinishwa ati ntago rukunda agasuzuguro namba ati kuva kera rwose umunyarwanda ngagasuzuguro ati bigaragare ko babonye ko ya posti ye ari urwiyerurutso atereka mbyandike ariko nyuma yaho n'ubundi nzongera ngaragaze ibyumviro byanjye nakubwiye nti imyaka yari 109 guhera mu gihe cy'ubukoroni ababirigi bagaragaza gati u Rwanda ntabwo rushaka 110 yuzura abayobozi batandukanye muri guverinoma y'u Rwanda habaho igikorwa cyo gucana umubano na guverinoma y'ababirigi barabyereye baravuga ngo twabitekerejeho bihagije ntabwo ibitekerezo bya leta y'u Rwanda byahindurwa na poste ya Maxime itagize ibikorwa biyiherekeje hari umuntu uri mu Bubiligi wambwiye ati ari amagambo ya Maxime n'uburyarya bwinshi cyane ati none se ariko kaza ndebe ko post iri hafi comment iri hafi nyisome yanyandikiye kuri WhatsApp ati none se niba ari ukuri koko bibavuye ku mutima gushyiraho itegeko ngo rihana abapfobya jenoside kandi ati duhora turwana nabo ko Kanyirebe ntaza kumumiskotinga uko yabyanditse ntago byoroshye gusa benshi nabonye bishimiye iki cyemezo u Rwanda rwafashe benshi bati ariko ubundi ni gute ko wa mugani habahomo école belge bati kandi twebwe mu Rwanda tutajya twumva ibindi urumva uko biri kose ntabwo dushobora kwirengagiza yuko ndayibonye bonjour mon frère Theo ni umurundi ngira ngo ni umurundi mu buryo bw'ibitekerezo ari mu Bubiligi bonjour mon frère Theo ndababazwa cyane n'amagambo ya Maxime Prévost iyo avuga ko abakoze amahano ya jenoside mu Rwanda ko babaciriye imanza ko tubona kandi tubabona buri munsi bidegembya abonye ubusa n'umututsi arisha kuko ntaba azi ko ari umunyarwanda canke umurundi yaba ari kumwe n'abandi akavuga ko akomoka mu gihugu kimwe ca Afrique de l'Ouest ikimukubwira nta smartphone atunga de père Chris warokarize uwakoze ibyaha bya jenoside mu Bubiligi ariko tubwira uko abaho uyu muntu wiyumvira ari mu Belgique so ngo atunga twa telefone twa kera twadufite toroshe ku mutwe none se reka nkubwire niba umuturage uyungira ngo ni umurundi niba umuturage w'umurundi uri muri Belgique abasha kubona neza yuko Maxime ari kubeshya utekereza ko bimeze gute ku muyobozi w'umunyarwanda noneho cyane cyane ku bantu bakora mu nzego z'ubutabera bazi uburyo bakomeje kubeshywa imyaka myinshi na leta y'ababirigi urumva ari ibintu biraho ku buryo ari abantu babeshya gutyo tu ntabwo byakoroha so rero ntabwo uyu Maxime ibyo avuga kubivuga mu bo yajisha ntabwo leta y'u Rwanda irimo kwibutsa ko nyine bavuze bati twabeshywe kera ku busa ubu ngubu igihe cyarageze twasobanukiwe neza abo muri bo twagiye guca umubano tuzi neza abo muri bo tuzi neza uko mwumva ibintu tuzi neza ibyo mutekereza so rero n'ubundi ntekereza ko iki cyemezo cyafashwe kuko bamaze kubona uruhande rwa leta y'Ububiligi kurenza ibyo yakivugishwa muri poste nk'iyi ngiyi ya Maxime Prévost nagiye mbona hari abandi bavuga bati ibi ngibi ni ukuyobya uburari bati none se ejo hari uwanyandikiye ambwira ati
mutugejejeho inkuru y'uko muri biriya bice bya Kongo yego amadrone y'ababirigi yahanuwe ati kiriya ibimodoka byabo bati nyamara mu by'ukuri Prevo ari kuvuga ko bashaka ko muri Grarake hose erega ahantu Prevo niba navuga ngo niho yabereye imfura niba navuga ngo niho yabereye igicucu I'm sorry ntago ari gutukana sibyo ariko ibintu yatubwiye hari ikintu gisekeje kibirimo none se ko Prevo atubwira akavuga kano karere akavugamo na Kongo agaprecisa akavuga na FDLR yego byumvikana neza ko ukuri kw'ibintu arakuzi ibintu abyica abizi nibyo uwo muntu yambwiraga nawe tuye muri biriya bice by'ububirigi yari kumbwira ati none ahubwo twashimishwa no kubona avuga yandika ati ingabo zacu zazi muri kara gace nyuma yo gusobanukirwa zahavuye bafatanya kwica abakongomani barwanira uburenganzira bwabo cyangwa se bazira ubwoko bwabo ariko mbere y'iki ingabo twari twaroherejeyo zagarutse zatashye ati icyo nicyo cyiza atariko mwebwe mutubwiye deja barahakana bavuga ko ntazi hari aba instructeur kubihakana ubwabyo erega nibirebye n'ibitekerezo by'abantu nakubwira ko ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'u Rwanda n'abaturage ubwabo yurebye amakomantere y'abantu uribaza ngo ku bundi bintu ubiriki bwavuze abaturage bo barabyemera igisubizo uhita ukibonera ntabwo abaturage nabo babyemera niyo abaturage batabyemera rero ntabwo ubuyobozi ari bwo ushobora gufata ngo bubeshye uko wishakiye ati twebwe twagashimishijwe no kumva avuga ko batashye atari ko n'uyu munsi bakiriyo ni ukuvuga yuko akemeye ko ingabo z'ububirigi zifatanya n'iyo FDLR kandi mitangaza avuga yuko bari kubyamagana batirese kubyamagana n'iki ati ni mu nyandiko ariko muri mind mu bikorwa azi neza ko bimurimo yego Tewo ibingibi rero byakagaragaje iki ko benshi nabonye bati iri ni isomo kabisa u Rwanda ruhaye ububirigi urumva cya kintu cyo kwiyumva yuko ari ibihugu bikomeye ko bitavugwa kibyabo ntawe ubikoraho kiri kugenda kirangira mu minsi yashize byari ubufaransa ubu n'ububirigi bure ubufaransa bagiye birukana za France 24 mu bihugu nka za Mali na za Burkina Faso hari ibikorwa byagiye bigaragaza ko bari barambiwe ako gasuzuguro kabo yego n'uyu munsi ntago ububirigi ashobora kuzanga asuzugura abanyarwanda asuzugura u Rwanda hanyuma iyo myaka 109 gusa none hari ikintu kimwe mbumvaho abayobozi b'u Rwanda baraduhemukiye mu myaka myinshi yabayeho kugeza ubu ngubu bari barakomeje kwemera yuko abirigi bakomeza kudusuzugura kandi iyo myaka yose baragiye baduhemukira reka nkubwira niwe tuvuga ubukoroni ntabwo ubukoroni ari bumwe Sandrine narakubwiye ngo abantu bakoronijwe n'ababirigi bose uzabarebe bose uzabareba aho ababirigi bakoronije ikintu babasigiye kiri remarkable na amacakubiri n'ubugi i Nairobi uzasanga hari ibimenyetso by'iterambere byibuze abongereza bahaye abanyakenya hari ukuntu abanyakenya hari ukuntu aba systeme y'ubukoroni y'abongereza yitwa leadership hari ukuntu igukundisha ubukoroni ikakwereka ko bakuzana ibintu byiza niba nayo uko bagiye bafata ahantu tuvuge ugasanga ahantu hitwa Westgate ugasanga Westgate ni Londres ariko bashaka yuko bafite ikintu kimeze nka Londres mu mujyi wa Nairobi bakoroni igihugu bakoroniza bakagira za quartier zitiranwa nizo mu Bwongereza bubatse kimwe ngaho mbwira hano igikorwa remezo dufite uragenda ugasanga aya etage turi kurema asanseri tubonye ejo bundi byubatswe n'abanyarwanda yego ugasanga hari inzu bakubwira ngo this building was inaugurated by President Jomo Kenyatta muri 67 na kangahe sibyo ugasanga ibikorwa bakoze byibuze byanatumye igihugu aricyo cyagezeho ari ibikorwa remezo gifite mbwira igikorwa remezo dufite cy'ababirigi muri kino gihugu u Rwanda rukomeza no kwemera ishuri ryabo rwose nta cyambere ngo batwubakiye bari kikorwa remezo bubatse bwa mbere ngo nicyo gikorwa kizima baduhaye so umubirigi ntabwo ndi kubona ikintu cya mbere twari dukwiye gukora no mu myaka yatambutse uretse gushwana n'ababirigi kuko nta kiza bazaniye abanyarwanda ariko na kano karere abanyekongo bisha abanyekongo barenga miliyoni 10 ntago ariko byari kubica byo kuvuga kwica gusa babacaga ibiganza urumva ayo mateka arahari kugera kuri Rumumba nyuma yo kumwica basuzugura abanyekongo arimo kumbwira ngo dukwiye kuba nyine hari n'ibintu bihugu byose kano karere
ni ikibazo kuba tukemera ko duha icyicaro ababirigi mu bihugu byacu. ariko umuturage bafata ababirigi buretse wumve ejo bundi Tshisekedi yakiriye umwami w'ababirigi yabasuye. uzi impano yikomeye yarabazaniye iryinyo rya Lumumba. yego barivanye muri ya mize nakubwiye dore Afrique Centrale iri mu Bubirigi. nakubwiye ko ngo bayifite amayero 12 byari kera namenye ko yageze kuri 80. umunyarwanda umurundi umunyekongo akajya kwishyuzwa amayero 80 ibihumbi hafi 150 uri 130 gutyo na 20 na akabyishyuzwa kugira ngo arebe ibintu bikomoka mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, bikomoka muri Kongo, bikomoka mu Rwanda, bikomoka mu Burundi, byazanywe n'ababirigi bari kubyishyuza. ejo ndi bakaduha inkunga ivuye muri iyo miza, bakaduha inkunga ivuye mu mabuye y'agaciro basahuye muri Kongo no mu Rwanda. ababirigi mu gufata ibihano bavuga ko u Rwanda rusohora amabuye ya Kongo, naje kumenya ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda abantu babukoze bwa mbere ari ababirigi. nibo bakoze ibintu byo kwigusura amabuye y'agaciro mu Rwanda. bivuga ngo nibo bantu ba mbere bazi ukuri, ariko bakuryama hejuru. hari umugabo witwa Kamanayo. Kamanayo ni umugabo ntabwo azi Ikinyarwanda neza, nabwo akazi yike cyane ashaka kuba cyumva ariko atakivuga. atuye ahantu hitwa Ishyogwe. Kamanayo ni umumeti, nigeze gukurikira documentaire ye. ni umumeti avuka ku mugabo w'umubirigi witwa Jangu wari ufite ibirombe by'amabuye y'agaciro ahantu hitwa mu Rutobwe mu cyahoze ari Gitarama. yego so yamubyaranye n'umunyarwandakazi. hanyuma ariko ababirigi bari bafite ikintu kivuga ngo abo bana babitaga des enfants du péché. uzi icyaha bavuga icyo ari cyo? kubyarana n'umwirabura. mama we harya ari umunyarwandakazi nyina. urumva les enfants du péché. buriya bameti mu Bubirigi uzarebe umuntu witwa Albert Rudatsimburwa buriya nyiri contact aba mu Rwanda yigeze kuba mu Bubirigi, ntabwo akunda Ububirigi na gatoya. ufite ababirigi abameti ushaka ukabona ko ari abazungu kagira ngo wenda buriya ironda ruhu bo wenda baraborohereza. nibo babikuri ku bazungu. urumva nabana ngo bavutse habayeho amahano yuko umuzungu yaryamanye n'umwirabura ngo namahana akomeye cyane. abo bana rero benshi mama ngo babigero rwo nguwo benshi ntago bazi base. bagiye babapakira bakabambura ba nyina bakabatwara kuba mu bigo by'imfubyi mu Bubirigi. afite se w'umubirigi afite nyina musize mu Rwanda. iyo kese ariko ntabwo mu Rwanda gusa, irahari mu Rwanda, zirahari mu Rwanda, zirahari muri Kongo, zirahari no mu Burundi. bakajya kuba mu bigo by'imfubyi mu Bubirigi. abenshi muri bavukijwe uburenganzira bwo kumenya inkomoko yabo. kuko urumva nk'uwo Jangu yamenye na nyina yarahumye, yarashaje ku buryo ataba nuvuga ngo nyina umwana yagarutse. urumva Kamanayo kandi we ko nshaka kumubona kuri Google mbwira abantu bamurebe. Kamanayo birababaje cyane. urana nk'iyo foto katorebe iyo foto unyeretse Sandrine. iyo foto uba ari kwereka so umuzungu sinzi niba ari se, sinzi nago ndebye neza, ariko uramubona uri kumubona arahuri umuntu afite kamera akora ama documentaire. uzi documentaire yazigiyemo gute rero? Gusondera wumve histoire y'ababiri. ni mukuru ni umusaza. ni umusaza. Jangu ni se we ubundi yitwa George Kamanayo. Jangu ni izina rya se. George Kamanayo rero harahuri umuntu afite kamera. igiye kamera reka mbigusobanurire nabyo. wumve ubugome bw'ababirigi n'uburyo bagiye bahemukira abantu. yego George Kamanayo yabaye mu Bubirigi, yaje mu Rwanda. urumva afite Ishyogwe ahantu aba afite igipangu abamo Ishyogwe nyine cya se cy'imitungo ya se. ariko yaje mu Rwanda gute? kuko n'ubu ntagaze Ikinyarwanda neza. sinzi ibintu imyaka ishize niba aricyo yatangiye kumenya. yego George Kamanayo yaje mu Rwanda ati kugira ngo azabashe kuza mu Rwanda kuko aramaze kumenya ko ari hakomoka. yize ibijyanye no gukora filime documentaire. yaje gukora filime documentaire ashatse ukuntu abo yakoreraga bamwohereza gukorera mu Rwanda. aza gukorera mu Rwanda kugira ngo mu gihe ari gukora akazi bamuhaye azanywe n'ako kazi, ariko mu by'ukuri afite target yindi yo kugira ngo azamenye inkomoko ye. nibwo yaje amenya traces aza kumenya ko nyina akiriho.
agera yaramwibwira aramubwira nitwa George Kamanayo aramwibwira icyo nyina yakoze ni ugukabakaba akumva umwana bakamukoraho ariko yari yarashaje ku buryo atabashaga kumubona Sandra n'urugero rumwe nguhaye rw'ubugoma babiri bakoreye iyo myaka yose umwana atazi ari umusaza nakubonye nakubwiye abantu bagende barebe kuri Google bandike George mukwandika George Bush George Kamanayo mu kinyarwanda nyine urumva n'izina ry'ikinyarwanda George Kamanayo bamurebe yaje mu Rwanda ejo bundi nawe kandi urabona ni umusaza cyane afite imyaka nyangashaka kwageze muri 60 na urumva hanyuma George Kamanayo nuza kumva iyo histoire yageze mu Rwanda aranahaba kubera akazi muri histoire yarakonta ibikorwa by'icaro buzegi bya racisme yakoreye mu Bubiligi kugeza ubwo avuga ati nzaje gusazira mu gihugu cya mama nkomokamo yagiye mu Bubiligi kuba mu kigo cy'imfubyi afite ababyeyi bombi nk'icyo gikomere ucumvise wahitavuga ati ibikomere bya jenoside ntacyo bibwiye Ababiligi ese ibi babikoraga babizi kandi babishaka ugafata umwana ukamubeshaho mu kigo cy'imfubyi umwambuye nyina ntugire ngo nyina bamutwaraga ku bushake wenda bishaka baramwibaga bakamujyana bakamukira mu kigo cy'imfubyi akabaho nawe mu Bubiligi kandi se utagira ngo najyaga mu Bubiligi saka ubwo nase ntigeraga mumenya kuko ni ikintu umwana w'icyaha amfa dipeshe iyi mindset rero wahita uyumva kavuga ngo Ababiligi badutekereje bate badukora ibiki mu myaka yose yatambutse retse kutuzanira amahano reka dusoze ni ibingibi n'uyu murage ni Rwanda rero rufashe icyemezo benshi nabonye banashima bagishimye ariko ngewe nagaye ikintu kimwe byaratinze iyi myaka 109 kuba itabaje 110 birashimishije ariko noneho ni 109 ntiyari kwiye kugira kubera ko ntabwo Ababiligi bakoreye abanyarwanda cyangwa muri kano karere ntabwo ari ibintu bihishwe aya madokumentari ndi kukubwira bya George Kamanayo ni ibintu biri expose amadokumentari yarakozwe ariko nyine sinzi impamvu twagiye tubigendamo gakeya ikindi kibabaje gikomeye nuko Ababiligi baracyafite expansion ubundi muri kano karere baracyari muri Kongo baracyari mu Burundi kandi nyine iyo umuturanyi ngo arwaje ibinyoro nawe ngo uje ushaka karabo nawe bishobora kukugeraho ntabwo ibyaga Ababiligi ushaka guteza muri Kongo cyangwa mu Burundi wabango ntibizagira ku banyarwanda kubera ko turabaturanye turabavandimwe ibyaba byiza rero nuko n'ibindi bihugu byamenya ko Ububirigi mu by'ukuri butagenzwa n'ikintu kiza muri kano karere kuva muri iyo myaka irenga 100 ishize ntabwo bageze bakunda umunyafrika nta kintu kizima bigeze bakunda mu Abanyafrika nta kintu kizima bakoreye Abanyafrika twasoreza hotel ndagushimiye ibiganiro byacu nakagaruka nawe wakoze niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo na Kirabove France ikorera i Paris nizobereye neza uko yakujyana i Burayi kandi ifite n'ubushobozi bwo kugufasha kujyayo. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura visa. Ubutumire bujya i Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho nuko igiciro gisabwa ku muntu umwe ari nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris mu Bufaransa gusa kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububiligi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahira ibyo wifuza ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikire ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa kuri telefone ubona kuri ekara yawe.